niyo mpamvu uzasanga kenshi bavuga ngo abashoferi bakunda igitsina. Akenshi tuzi ko abashoferi bakunda igitsina pe, kandi koko biranagaragara usanga bagikunda, kandi kiba gisekeje nta nubwo babona umwanya wo kuba bajya muri ibyo bintu. Niba umuntu atwa avanye umuzigo wenda Tanzania nko kwiturira akangayira ya gatatu handi amasohora aba yabuze ariko akurura uzisanga uwo muntu ahura n'ibibazo cyane. Bene nk'umugabo ntashobora kubaka urugo kubera ko nta aboneka gake mu rugo, kandi none niyo abonetse usanga arangiza vuba. Hello guys, hello friend, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza nkuko bisanzwe ni kuri Kumombes TV. Ndabashuze cyane, nizere ko ibi ntari wane kavura karagwa ibintu bimeze neza. Nizere ko rwose mu mutima yanyu hakeye, ngo mize gusuza abantu by'inkuna mutima zacu. We wakoze subscribe, share, comment, like, rwose ndagukunda cyane rwose n'ukuri. Ni inkunga ikomeye cyane uba wakoze. Nawe utarakubikora mushishikariza kubikora, ubundi ukagira video zacu neza zikazizana muri telefone yawe utagombye gushakisha kujya kwandikamo ngo Kumombes TV kuri YouTube. Wapi, buri video yose dusohoye ukazajya uyibona, ubundi tukikomereza no kwiga no kwiyugura cyane mu bijyanye no kubaka ingo. Nawe wifuza ko tukugira inama rwose ni karibu wandika ikibazo cyawe ubundi tukugira inama. Nawe kandi ufite ibibazo ushaka kubaza ntaribi uzabaze tugusubize. Munsi rero ikiganiro tugiye kuvuga cyangwa se ibintu tugiye kurebera hamwe, tugiye kuvuga ku bantu badasanzwe mu kurangiza vuba. Bure hari abagabo badasanzwe bihariye barangiza vuba, kandi barabitewe n'impamvu runaka. Buriya ikintu kidasanzwe nyine kiba kidasanzwe. Hari abantu badasanzwe tumenyereye abagabo babipa koko yego, ariko noneho niba twabita amasegonda bipe ashobora kukubipa umunota umwe. Ushobora kuryamana n'umuntu akaba yakurongora umunota umwe akaba ararangije, cyangwa iminota 2 cyangwa iminota 3. Ariko hari baba biperi bamwe ba original ku buryo umuntu isegonda ibihagije zikaba zasohotse, cyangwa cyo kuzwa ngo kukireba akakireba gusa agatarangiza. Umva barahari mena abo bantu. Niyo mpamvu rwose ubwo hari abantu bateye gutyo, ariko se biba byatewe n'iki? Akenshi na kenshi tuzi ko igitsina kiryoha pe. Gukora sex ni ibintu biryoha, ni ibintu kandi twifuza buri saha cyangwa se buri munsi. Niba ubyifuje bikore nyine. Burya umuntu yifuza ikintu yibashe kurya. None hibaze gushaka ibiryo utari bubishobore, gushaka ibiryo uri bukozemo ifoka imwe gusa ugahita uhaga. Mana yanjye, ni ibintu bibi. Kurangiza vani biragatsindwa, kurangiza vani ikintu kibi cyane. Nukuri nta muntu ntakifuza kurangiza vuba. Uzi utumvisha ya minota ya nyuma. Buriya rero reka mbi birakabanga. Buriya n'umuntu urangiza vuba ntabwo ashaka kumva igitsina niba kinaryoha, ashaka kumva uburyohe bwa sex niba buryoha, kubera ko nta byishimo na bike aboneramo. Ibaze ko abitekereza mu mutwe akavuga ati njya gukora sex, yakigeraho agatarangiza cyangwa yakireba agatarangiza, nta byishimo aba yabonye pe. Ahubwo igihe bene nk'uwana babara. Uzi gute ushobora kuba wifuje gukora ikintu ntugisoze, ntubashe kumenya niba kivunye cyangwa se kiryoshye cyangwa kibishye? Urumva rero baba bararenganye cyane mena abo bantu. Uzasanga kenshi bari abantu bakora umurimo w'ubushoferi. Akenshi burya umushoferi hafi ya bose 100% uzasanga ari ababiperi cyane. Uti kubera iki? Burya ntago umushoferi ahwanye n'undi muntu runaka ukora iki cyangwa se ukora imirimo runaka, kubera ko yirwa yicaye mu modoka. N'umurimo wo kwicara. Murabizi ko imodoka irashyuha pe bihambaye. Imodoka irashyuha, igenda yikuba mu muhanda irashyuha bya danje, kandi ahantu aba yicaye
niho habi. Ubwonko buba buri ku tageti yo kugenda, tageti y'umuhanda, tageti yo gutwara. Ahantu aba yicara ahora atigita bya danje. Ikindi aba yicariye kuri moteri. Ikindi mbese uba usanga akora urugendo runini cyane cyane, ariko niyo mpamvu usanga bakubwira ngo uriya muntu afite akabuno nk'akabashoferi. Kubera iki? Yaricaye kugeza aho n'ikibuno ubwacyo gipyondamo. Ubwo rero nawe urabyumva, ntabwo uzafata urugendo rw'amasaha 5 wicaye. Mukuru uzacunge kenshi nubwo iyo uri mu rugendo n'umushoferi, burya ushobora guhagarika kujya kunyara ukagenda ukanyara, ariko akenshi umushoferi mushobora gukora urugendo rw'amasaha 5 ahagurutsemo rimwe. Niwe uhagarara akaguma akicara n'abantu ze bakavamo, abandi bakavamo, ariko aguma yicaye, ntashobora guhaguruka. Ibaze rero guhora wicaye kuri moteri ihinda, irimo umuriro, irimo ubushyuhe, ukayicaraho urugendo rw'amasaha 5, wanagira aho ugomba kugira amasaha 5 ashize ugasubira ahandi aho wari uvuye, cyangwa se ugasubira ahandi hantu bitewe n'intara ukoreramo cyangwa se n'igice ukoreramo. Ushobora gukorera no mu bihugu byo hanze. Ni ibintu biruhije cyane, bigoye cyane ku mushoferi. Niyo mpamvu uzasanga akenshi bavuga ngo abashoferi bakunda igitsina. Akenshi tuzi ko abashoferi bakunda igitsina pe, kandi koko biranagaragara, usanga bagikunda. Kandi kiba gisekeje, nta nubwo babona umwanya wo kuba bajya muri ibyo bintu. Niba umuntu avanye umuzigo wenda Tanzania akawugeza mu Rwanda, arapakuruza yongera asubireyo, uwo mwanya ntawari bubone. Iyo agize rero ngo warawubonye, usanga ahindutse bya bituto mu biperi, arakiriba agatarangiza cyangwa se akakora amasegonda. Uzasanga kenshi agira ubona kwa kundi umuntu agusaba akagutetereza wamara kwiyambara yakibona kwa kundi bageze nko mu maguru yawe ukabona arangije. Uti kubera iki? Bwa bushyuhe, hantu y'amatari yirwa yicayeho yaramucaniye, yarashyushye, intanga zahindutse amazi burundu, yabaye nk'umuntu mbese nk'amazi ya robine asanzwe. Akenshi tuzasanga amasohoro y'abagabo asa nk'afashe, hari igihe usanga afashe cyane ameze nk'igikoma cyangwa nk'ikivuguto, ariko ayo masohoro y'umushoferi nk'uwo nguwo aragenda agahinduka amazi neza mu rwego utuze, ariko ku buryo urabizi ko amasura akenshi hamenetse arabafashe, hakubona harafasha, hari ikintu kimeze nk'ubuki ukuntu, ariko uzasanga we byaribereye tuzi neza nk'amazi rwose. Ubundi mene nk'uwo we ntago ashobora kurenza umunota, nawe aba ari munini. Kandi koko ntiwamurenganya, kuko nawe reba guhora wicaye kuri iyo ntuza, kuri iyo moteri, gucanira, kuzunguza, guterura, gushyushya amabyi akaranga uko yishakiye, nawe umwire ngo ashobora kurangiriza iminota nk'iy'abandi. Byibura umuzima ukirimo yarengeje arangiriza umunota. Naho rwose ubwo hari nko kwiturira yakangayira ya gatatu handi amasohora aba yabuze ari bwakurura. Uzisanga uwo muntu ahura n'ibibazo cyane. Bene nk'umugabo ntashobora kubaka urugo kubera ko aboneka gake mu rugo, kandi none niyo abonetse usanga arangiza vuba. Ugasanga wenda amaze nk'amezi 2 atagera mu rugo bitewe n'imizigo abajyana ahantu asubirayo. Uzasanga kenshi bano bashoferi bakorera mu bihugu byo hanze baza mu ngo zabo gakeya, wenda niba aboneka mu mezi 2 mu rugo baramwiteguye, umugore yaramwiteguye, umugore arahameze neza, yarariye, yaratamiye, yarashyushye muri we, arumva ategereje umugabo kaza. Uzasanga hahandi eje bageze mu buriri, yambuye umugore, aramurebye, ararangije, cyangwa gikozeho. Hari ukuntu baba bameze, ugasanga akigezeho akenshi, ugasanga ntageze n'umwe imbere,
mbese dikipfa kubikozeho gusa imboro yikoze ku gituba cyawe hatazi kubita akaba yarangije ugasanga wa mugore abitekerejeho yibajije impamvu ejo bundi nabwo agarutse umugabo birongeye umugore ntabwo yereka ko muca inyuma pe ahita yiciraho urugo rukazasigara rutunzwe n'Uwiteka uwo mugabo urumva ntashobora kubaka abafite imyaka myinshi n'ibibazo byinshi pe ntiyakubaka urugo ngo rukomere usanga wenda icye niba agize Imana ayo masohoro agezemo imbere wenda ageze chance ateye inda uzasanga ariko kamara amaze konyine umugabo akaba ari amaze imyaka n'imyaniko wenda agitangira ku kazi atazi wenda ngo ese bikorwa gute bimera gutya ese sex iraryoha cyangwa se ibintu nk'ibyo ugasanga nta kintu na kimwe azi mu buzima bwe kigize kimuryohera kuva yashaka akumva nta buryo bw'igitsina azi akumva nta kintu kimwe yiyiziye muri iyi si ya Nyagasani uwo muntu ababayeho nabi pe bari abashoferi babaho nabi ntukabone kuriya burya ufite umugabo w'umushoferi ukaba uzi ko iki kibazo kimuziho nukuri ntukamurenganye ntukamutuke ntukishujute kubera ko nibwo buzima nawe ni nk'ini ngwara yisanze yatewe n'akazi akora nawe uzabicunge burya ni wicaye umwanya munini usanga urwara n'umugongo ukicara ukumva urakuriye kandi wicaye wenda amasaha 2 ariko wagashaka kwicara amasaha 10 yose yicaye ku kinyabiziga kandi gishyushye imodoka murabizi irashyo none yigezemo abantu irashyoka cyangwa bacanyemo nka gaze cyangwa imbabura none yibaze kwicara hejuru ya moteri hindi kunaga hejuru ogera ikugaragura nawe wumva ukuntu ibintu biba bimeze nabi akenshi na kenshi uzasanga mini uwo mugabo nawe afite ingingimira muri we nta n'ikizere yigirira kuko ntago aba ari umugabo muri we nta nubwo yiyumva nk'umugabo uzasanga mu rugo rwe umugore we yirwa mutuka ati gutya na gutya sindangiza sinzi ukomeze sinzi biki usanga iyo pressure nawe arayifite niyicarana n'abandi bagabo bagenzi be usanga baravuga uburyo bakore baryoha babara abagore barongoye uburyo baryoshye babara ibintu runaka bakoze uburyo byari byiza ibyo mu bwana bwabo byo mu busore bwabo usanga nta nkuru yo kubara afite usanga nta kintu cyo kubivugaho ufite usanga ahubwo isoni ziramwishe n'ikimwaro aracicitse usanga nta kintu na kimwe akora nta kintu yavuga nta kintu azi gukora nta n'icyo wakoze ahubwo akaba afite isoni mu bagabo bagenzi be mandi baravuga uburyo umugore aryoha baravuga uburyo banyaza baravuga ibintu byose byiza bakora ariko we nta ruvugira afite nta kintu afite cyo kubivugaho usange noneho niba urugo rwa mugenzi wabo rusenyutse mu runaka nta muntu wamugisha inama nta muntu yagira inama nta n'urugo yakunga nta n'urugo yavugaho kubera iki kubera ko nawe ubwe ntiyunzurwe nawe ubwe urugo rwarasagitse ntarongora nta kintu na kimwe azi rero ntago yagira inama umuntu ibyo atafite ibyo adakora ibyo atazi uzasanga nta mugabo n'umwe wanamugisha inama kuko nta kintu aba atazi mbene nk'uwo mugabo wo ukabyara niba umufite gerageza kutamuca intege ngo umucyurire umubwire ati n'ubundi nta kintu ushoboye n'ubundi ntiki rwose niba uzi ko ufite umugabo w'umushoferi ukaba uzi ko arangiza vuba ukaba uzi ko hari icyo wakora ngo amere neza ahubwo umushakira umuti ushaka icyo yakora umugire n'inama unamuganize utamuciye intege kubera ko n'ubundi nawe urabyumva ko ntabwo ari we wabyizaniye nawe abona byizanye bitewe n'aya materi yirwa yicayeho kuko bisanzwe wakoze kudukurikirana icyo dugusaba ni ugukanda subscribe and share and comment and like ukibuka gukanda kunzagira kugira ngo video izaza yose ujye uyibona utakwiye kuvunika nawe wifuza ko tukugira inama ni karibu ku Mahumbezi TV yari kwini nk'ibisanzwe ciao ciao.